nongeye kandi kubasuhuza mwebwe mwese aho muherereye, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Uyu munsi nzanye ijambo rivuga ngo niki Imana itakoze mu buzima bwacu byatuma tuyitura kwibagirwa. Iyo niyo topic, niki Imana itakoze mu buzima bwacu. Tubisomye hariya muri Mika 6 duhere kuri 3 tugere kuri 4. Haravuga ngo yewe bwoko bwanje nakugize nte, ico nakuruhijeho niki ukimpamye. Nakuzamuye ngukura mu gihugu ca Egiputa, ndakurokora ngukura mu nzu y'uburetwa, nohereza Mose na Aroni na Miriyamu imbere yawe. Aha iri jambo ni ijambo Imana yari kwishinja abayuda ubuhemu. Imana yashinjaga abayuda ubuhemu, yarababwiye ngo niki nari nkwiye kubakorera ntabakoreye. Nabakuye mu buretwa ahantu mwakubitwaga, bakura mu nzu z'imbohe. Murabizi mu nzu z'imbohe haba ubuzima bubi, ibyo narabikoze bakurayo. Ndabarokora mbakisha mu nyanja itukura, mbakiramo inzira, ahataba inzira mbashira inzira kugira ngo muce ahumutse. Mbakura ndetse no mu nzu y'uburetwa. Niki ntakoze kugira ngo muniture kwibagirwa muramye ibigirwamana. Arongera aravuga ngo yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe abagabo b'i Buyuda, nimudukize njewe n'uruzabibu rwanje. Niki ntakoze? Ikintu nari nkwiye gukorera uruzabibu rwanje nasize nikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Kuba Imana yarakuremye ikagushiraho ikakurinda ibibi byose, yizera kuko uzayikorera, yizera ko uzayivugira, yizera ko uzahaguruka ukerekana imbaraga zayo, niki yari kwiye kugukorera itagukoreye? Yaguhaye amaguru, yaguhaye amaboko. Abadafite amaguru ko barayifuza, abadafite amaboko ko barayifuza, abadafite ubwenge ko barabwifuza. Ariko wewe yarabiguhaye, yaguhaye ubwenge, yaguhaye kuvuga turi ikimeme, yaguhaye amaso, yaguhaye ubuzima kugira ngo uyikorere, kugira ngo uza wicara uyihimbaza, kuko nta kindi twaremewe guhimbaza Imana, twaremewe gushima Imana. Ariko ibyo byose ntacyo dukora. Niki cyatumye twibagirwa imirimo itangaje Imana yakoze muri twebwe tukayitura kwibagirwa? Imana itubabarire, Imana itubabarire. Niki muri kino gihe abantu benshi iyo bamaze kugera mu bisubizo bumva nkuko bamaze kugera iyo baje, bikabaviramo ndetse no gusuzugura, bikabaviramo kuramya ibigirwamana, bigabatuma kuramya ibigirwamana n'ukwanga iby'Imana aho gukararekera ibindi ibyo Imana itishimira. Kera kuryo ubusa n'uwaruramye ikigirwamana, bikakuviramo gusuzugura abantu ntacyo bakikubwira, tukivugisha abantu, ubwibone n'ubwawe. Ijosi wararishinze rimwe, tugicubaha abantu, tugicubaha abagukurikiye. Ahubwo usigaye uvuga ngo birakureba, ibyo ntibikureba, ni mamfu usigaye waribereyeho mamfu. Umva ijambo ry'Imana ukuntu rivuga uyu munsi, ryeruye neza, riravuga ngo noneho reka mbabwire ibyo ngiye gukorera uruzabibu rwanje. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rworumwe rwose, senye n'inkike yarwo maze runyukanyukwe. Wewe wigize igitangaza, wewe wagiye mu mudendezo utuma utekikibuka n'Imana, utagikibuka n'imirimo Imana yagukoreye. Ingwara warwaye abandi barazigwaye barapfa, wowe urakira. Wewe wagiye mu bitaro baguheza bien de sortie, abandi babisigayemwo. Wewe waciye mu bihe bigoye, abandi babiciwemo ntibabivamo, wewe ubasha kubisohokamwo amahoro.
wewe wageze aho kuri iyo ntambwe ugezemo wishimiye abandi batarabasha kugeramo, bigatuma wewe wibona ku bandi, bigatuma wewe utagisenga, bigatuma wewe utakicita ku by'Imana. Umva nkubwire, ijambo ry'Imana ryavuze uyu munsi, ngiye kuziturura, ngiye gukuraho uruzitiro, ibyo imbaraga nari narakuzitije zose kugira ngo nawe udabasha kugwa n'isoni, ngiye kuzikuraho. Nimara kuzikuraho uzamenya kuko Uwiteka yari kumwe nawe. Ingike ngiye kwisenya, amaboko y'Uwiteka yari yadukikije, amaboko y'Uwiteka yari yaragukikije wewe wabashe kwibagirwa imirimo itangaje y'Uwiteka, igiye kuyakuraho. Nimara kuyakuraho, icyo gihe nicyo gihe uzamenya kuko aho wari uri atari ku bwawe, aho wari uri hatari ku bwawe, hari kubw'umuremyi wawe, hari kubw'Uwiteka Imana yawe. Uwagushize aho waramwibagiwe, uja mu byawe, ibyo yagutumye ntiwabikoze, ahubwo watangiye urinezeza, wumva kuko ubuzima ugomba kuburyoshya, ntiwamenya kuko ugomba kunezeza Imana yawe yagushize aho hantu. Imana nitubabarire cyane. Icyo Imana idushakaho ni iki? Icyo Imana idushakaho ni uguhora mu nzu y'Imana twishima iteka ryose. Ni nako umwanditsi wa Zaburi yabivuze, yaravuze ngo hahirwa abahora mu nzu y'Imana, babasha kumushima iminsi yose. Abo nibo bahiriwe gusa. Naho wewe wabashe kwibagirwa, Uwiteka agiye gusenya. Ntabwo ari amagambo y'iterabwoba, Uwiteka agiye gusenya uruzitiro, agiye gukuraho inkike, numara usigare wambukiwe. Rero mwene data, nimba wari waribagiwe, garuka wamusubira inyuma we, garuka, Uwiteka agutegeye amaboko. Garuka ushime Uwiteka, garuka wongere kandi uvuge imirimo itangaje Uwiteka yakoze mu buzima bwawe. Garuka wongere uvuge, garuka wongere utange ubuhamya iby'Imana yakoze mu buzima bwawe, iby'Imana yakoze mu muryango wawe, iby'Imana yakoze mu gihugu cyawe, iby'Imana yakoze mu nshuti zawe. Ni nta kindi, nico Imana yaturemeye. Yaturemeye kuvuga gusa ibigwi byayo, yaturemeye kuvuga gusa ugukomera kwayo, yaturemeye kuvuga gusa ubuhangange bwayo. Rero ibyo warabisuzuguye, ibyo wayituye kwibagirwa gusa, ukagendera mu byawe, ukibwira ngo Imana ntiyayikureba, ukagendera mu byo umubiri wawe gutumye, ukibwira ngo Imana ntiyayikureba. Icyo Imana igushakaho nuko wibuka iby'Imana yagukoreye, nuko wibuka aho Imana yagukuye, hahandi wari umaze kugera ukavuga ngo yoba yari ntabaye, Imana ikagutabara. Hahandi wari umaze kugera ukabona kuko ubuzima bwawe bugeze ku iherezo, Imana ikahagukura. None wayituye kwibagirwa, watangiye kugendera mu byawe. Misiyo y'Imana wayibagiwe, kandi ubaye ku bw'Imana. Rero bene data, twoye kwibagirwa. Muri ibyo yararinze aravuga ngo ibuka aho wavuye, ibuka abapfuye. Ese wewe wari ubarushiki? Kuki wewe ukiriho? Nuko Imana ikugufiteho umugambi, nuko Imana ikigukeneye kwikorera, ariko kwikorera kwawe warakuretse, kwikorera kwawe warakuretse, amasengesho yawe warayaretse, gushima kwawe warakuretse, kuvuga ibitangaza Imana yagukoreye, ibyo byose warabiretse. Usigaye wibera mu byawe, usigaye wigendera mu byawe, ufite ibiguhugishije. Ibyo biguhugishije ni ibiki bitagufitiye umumaro? Imana uyu munsi iraguhamagara ngo niki yari gukora itagukoreye kugira ngo ubashe kwishima. Niki Imana yari kugukorera itagukoreye kugira ngo ubashe kwishima. Rero mwene data, tugaruke dutekereze ku Imana yakoze, tugaruke dutekereze ku bitangaza Imana yakoze mu buzima bwacu, tugaruke dutekereze no ku mwuka duhumeka Imana iri kwiduheza ku buntu, kugira ngo Imana kandi yongere itwishimire. Rero mwene data, wewe numva kuri uyu mwanya, wewe numva kuri uyu munsi, tekereza ku Imana yagukoreye, ubashe kuzamura ijwi ryawe, wishime, kandi numara kwishima izakomeza kugirire neza, izakomeza ikwishimire. Ijambo ry'Imana ribafashe kandi ribaheze gutekereza gutekereza ku mirimo Imana yakoze mu buzima bwayo, gutekereza kuco Imana yakoze gitangaje. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza.
amen.